n'abakozi nkoresha bo bajya babimbwira ubwabo bakambwira ngo uziko umuntu yaje ari mushyashya ngo ahita abona wajya mwe musanzwe muziranye n'abakozi banjye barabimbwira. Ni irihe jambo ujye ubwira umukiriya mushyashya agahita avuga ati oya jewe nyabusa uwo nkunda uwo mpoza ku mutima yo ndabifiringa cyane Kapos ndi umushefu pe sindongera gukunda na rimwe umutima wanje uhora ukunyishyuza. Erega Kapos ndagukunda. Erega iyo ndaye ndira. Erega iyo ndaye ndira ntango uba uri kubireba ahubwo nkwereka yuko ntakwitayeho kandi ari njye ubaye Mutamarugo ruhanga rutatu ruhaniko aho wiriwe ntawukiriru ngo ugira abana gira amata nakurabutswe kabiri ugenda. ndagira ngo na Kapos umwakire mu gitaramo cy'umunsi ku mpano ya kabiri. Ndagira ngo numvishe abantu impano ziri muki ziri muri Kapos wa chef sha ziri mu chef. Ubu ngubu hari n'impano ziri mu banyonzi sha zazimiye. Abakunzi bacu twongeye twabakiriye kuri screen z'Ibaba Studio ndetse na Kapos Fast Food and Restaurant. Bivuze neza ra? Ntago uri kure y'ukuri ni Kapos Fast Food. Banza uhaguruka ubereke rugo yawe. Iragaragara neza. Iri kugaragara. Yego. Kapos Fast Food. Turakwakiriye kuri screen z'Ibaba Studio. Murakoze cyane. Na Diane uri aho ngaho bya we abantu bamaze kumenyera uri mu rugo. Ibintu ni sawa bambam urukundo bagufitiye ntago baraguhaga pe nukuri ntago baraguhaga ubazaniye umusore mwiza abakobwa barebe bisa iyo kunze ugukunda hereza na Kapos akomerezeho. Oya jewe nyabusa uwo nkunda uwo mpoza ku mutima yo ngaho nawe mbwira niba unkunda oya bibwire mbimenye muhereze nawe zuba ry'umutima wanjye ntuzampemukire gukunda ntako bisa. Kapos mbere yuko tugaruka ku izina mbere yuko tugaruka ku byo ukora mbere yuko tugiye tugiye guhera ku mpano yawe. Ubundi ufite impano zingahe ufite impano zingana iki? Murakoze njyewe rero mfite impano nyinshi. iya mbere ndi umutetsi ndi umushefu. Icyo nicyo kintu nze muri no minsi nayo urabifiritiza n'imbe biri mu gisenge gahanuka ndabifiringa cyane Kapos ndi umushefu pe niko kazi kanjye nibyo bintu byanjye nkora. Impano ya kabiri twagiye ndi umuririmbyi. Ndi umuririmbyi buriya ndabikunda cyane kuririmba nigeze no kubigeragezaho rimwe ariko ntabwo ari rimwe ni nk'inshuro nk'eshatu. Yego Kapos ukiri aho ngaho nagira ngo ubanze wibwira abantu ubwo bakumenye. Iby'amazina yawe asanzwe nibashaka kubimenya byo baratwandikira ariko ubundi Kapos ni muntu ki? Yego Kapos ni umuntu uri hambo ni umuntu uciringa ni umuntu usabana just ni umuntu sometimes njya nshishamo nkanasetsa. Yego njya nshishamo nkanasetsa nyine ni umuntu uri soft ntago nikomeza. Abakiriya bawe ni irihe jambo bajya bakubwira byuzuko gute aha ngaha ntago nzahagarara?
abakiriya banjye bajya bambwira ati uzi gutanga keya, bakambwira ati n'abakozi nkoresha bo bajya babimbwira ubwabo, bakambwira ngo uzi ko umuntu yaje hano ari mushyashya ngo ahita abona wajya mwe musanzwe muziranye, n'abakozi banjye barabimbwira. Ni irihe jambo ujya ubwira umukiriya mushyashya agahita avuga ati akayamani? Ubundi ikintu cya mbere ngiye mbwira umukiriya ndabwira nti ni karibu umeze neza. Abantu mufite amaresitora, abantu mutanga serivisi mwige gutanga muze Kaposi abigisha gutanga. Umukiriya wanjye yo nkimubwira ngo nkimubaza ngo umeze neza ahita nyine yumva afirinze nk'uri mu rugo, akumva nyine birasanzwe, akumva birasanzwe, bikamworohera kwirekura kumbwira icyo ashaka. Yego Kapo, mbere yuko tugiye mu gice cya kabiri, banza ubwira abakiriya bawe ibyo bafite none babwiye naho bagusanga, ubahena nimero yawe ubundi nkwereke igice ngenda guteguriye sasa. Yego urakoze. Abakiriya banjye bansanga hano Rwampara, aho twita Rwampara uri kwerekeza Nyamirambo, ni ku bitaro by'abasilamu. Wageze aho ngaho rwose no kuri Kaposi waba wahageze, hanyuma ukaza tukagukorera ama chicken wings, Canadian wings zimeze neza cyane, hanyuma kandi tukagukorera pizza, dufite pizza ziryoshye, kandi tugira n'amakeke. Mu minsi iri imbere turabakorera amakeke d'anniversaire, amakeke y'ibirori bigiye bitandukanye. Hanyuma kwirindaziho no Nyamirambo yose irabizi. Ikindi abantu bakunda ibiraha ni karibu cyane. Gukora na delivery? Nkora buriya na delivery, wampamagara kuri 0782 45 4430. Ibyo kurya byacu bikakugeraho byihuse. Kaposi, twagiye ku mpano yawe ya kabiri. Abantu niba mvise ikiganiro baza kuza, hari abantu bagira amatsiko bashobora kunyurwa n'ibyo uvuze, bagataha bati byibuze reka dutestinge twumve teste yiwe, ubundi tumugane tumubere mukiriya tumuteze cyane kuri n'urubyiruko baguteza imbere, nawe rero ko hari aho wava aho wagera. Twagiye Kapo, ndashaka kugira ngo wowe nubwo uri kwibaba studio ukaba uri kuri Kaposi, hano hari umwari wicaye imbere yawe arasanzwe, Diane, ndagira ngo we na Kaposi umwakire mu gitaramo cy'umunsi ku mpano ya kabiri. Ndagira ngo numvishe abantu impano ziri muki, ziri muki ziri muri Kapo wa shefu sha, ziri mu shefu. Ubu ngubu hari n'impano ziri mu banyonzi sha zazimiye, ubu hari n'impano ziri mu kibuga zazimiye. Ndagira ngo Kaposi, Kapo, dushake nk'uturirimbo tubiri twiza, uri kumva? Diane muri bufatanye. Ahangaha ntabwo nongera kuvuga, ngiye ubu ngubu ndasezeye. Dia, asigaye nahawe. Banza wakira abantu tuzajye mwongeye kwirwa neza. Ibaze ko abantu ngwe neze impano ubu nzi kuririmba. Kaposi rero ndakwakiriye mwibaba studio pe, kandi ndakwakiriye neza cyane. Murakoze cyane. Hanyuma nkunda ibirahamani, nkunda ibiraha by'iwawe. Noneho byajye inshuti zanjye hari ukuntu bavuga ngo amagi bafite ukuntu ngo batogosa amagi. We wari wajya kugura igi rya desa, waritonora kimwe cya kabiri cya gatatu kigasigara mu bishishwa. Wallahi kwa Kaposi ntango bihaba, ntanga ari ugukabya, muzaze kwa Kaposi. Ariko wariye kuri ka gasenda? Yego, naruriyeho rimwe ndaramvuga ati ayibambewe. Kaposi ndakwakiriye muri studio, muri Kaposi, muri by the way, ngira na Kaposi TV abantu bajya babimenya. Yes, Kaposi mpamvu nyivuze muri Kaposi nuko aka kantu kari bujye muri Kaposi. Sibyo? Buriya reka nkubwire, ibaba hari akantu agira afite kurengeshwa abafana biwe n'abashuti biwe n'abakiriya biwe n'abakunzi biwe, niko nabyita. Ariko kuri uyu munsi navuga nkeneye kuganira nawe. Kaposi ndakwakiriye ngo nyakira nayo muri bya ndirimbo zawe. Yego, rero kubera yuko twigeze gukundana ukanyanga, reka nkuririmbire kano karirimbo. Yubesha ntubizana imbere ya kamera kandi waranyanze.
yego nta kibazo habuze iki ngo haba ari wowe tugumana ibihe ni bibi numvaga nza kundi undi ariko uko mbigerageje birangira ncitse intege nguma mbona amakosa yabo simbona ibyiza bafite kuva wa munsi unsezera sindongera gukunda na rimwe umutima wanjye uhora ukunyishyuza sindakunda nyuma yawe yego nako ngako urabura kandi kamwe ariko nyine ntukomeze kunyurira kuko hari impamvu sure yeah you know that urabizi neza yuko ntakwangaga ko nkwangana nubwo twakicarana ziba ariko hari impamvu nawe shawa rucucu ziba se ko wagenze twagiye yego akandi na just narimba simfite amagambo yabivuga uko mbitekereza uri inzozi zanjye za kumanywa ese mbyite paradizo singitandukanye umunsi nijoro kuko nibanira n'akazuba iminsi yanjye ihora ari Sunday cause of your love my baby nami nakupenda morning to night my desire my reason to live darling I have a malaika, 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 malaika. Nje mfite akamalayika, malaika, oh malaika. Tuta? Yego. Kambabwira ikintu kimwe Kaposi nago nanjye nabura akantu nkunagiramo sibyo rata nukuri pe agasozi kazamutse nkakamanuka umugeni mana we hari ukuntu ubu nkomye umbabarire mu magambo yose ndi bukubwiremo kuko nawe niyo wambwiyemo ukareba wiyumvagamo sinigeze nkwanga kuko ntakubonaga ahubwo nakwanze kubera ko nabonaga ari byo byaduhesha amahoro yego si uko nari nkwanze ahubwo nagira ngo nguhe ibyishimo kandi wishime kuko nabonaga ari byo bigukwiriye si uko nakwanze kubera yuko nabonaga yuko utari uwo kwereka iwacu ahubwo nabonaga iwacu bazakubona mu minsi yashize kugira ngo bazakwishimire kuko bifite aho bigera erega Kaposi uri umusore mwiza kandi ufite impamvu yo kuba nagukunda kandi ufite impamvu yo kuba nagutaka ufite byinshi byo kuba nakerekana kuri wowe ese kuki wanyanze nkakomeza nkabyumva kandi nkakomeza nkakwereka yuko ntababara nkakomeza nkakwereka yuko ntarakara nkakomeza nkakwereka yuko umutima wanjye utaribwa erega Kaposi ndagukunda erega iyo ndaye ndira erega iyo ndaye ndira ntabwo uba uri kubireba ahubwo nkwereka yuko ntakwitayeho kandi ari njye ubaye ubabaye erega Kaposi si uko ntari nkwiye kukubwira ko nanjye nabonaga yuko tugomba kurekana kugira ngo dutange amahoro ku mpande zombi
ariko nimba ari ngombwa ko tuzahura tuzahura. Mutambarugo ruhanga rutatu ruhaniko aho wiriwe ntawugirira ngo ugira abana gira amata nakurabutswe kabiri ugenda umwiza uhora iwabo ku ruhimbi ahatatse ibyansi ibisabo. Erega si ngombwa ngo ndirimbe kuko ndabizi yuko unkunda kandi utazigera unyibagirwa. Gusa urukundo rwacu reka turuhagarike kuko nta hantu ruzagera, kuko nta terambere mu gihe tutaratera imbere. Gusa nshuti yanjye turi kumwe nk'inshuti kandi turi kumwe nk'abakunzi ku mutima, tuzahore basi Imana yabiteganyije. Cunda we cunda mata we cunda murakoze cyane. ni Kibaba Studio, nizere yuko aka kantu kaba kabashimishije, nizere yuko aba bantu bacu Diane ibintu azatuzanira ntago tubizi we. Kibaba Studio Couples, a home of culture. Murakoze cyane. Thank you so much. Thank you so much kandi mwakoze kudukurikira. Turabakunda cyane. Thank you so much. Munyihanganire kuba uyu munsi naje mfite udusizi twinshi two kuvuga. No nanjye najya namenya. Thank you so much, ndabakunda kandi cyane. Wowe nagaruka kubera Patrick kuko yabonye umuhungu w'ikizungereza. Ahubwo nabonye umuntu nkangu. Umuhungu ukora. Ufite umutima, ufite urukundo bro. Umuhungu ukora. Dukunda badukunda.